aho yasobanuye ubushotoranyi Kongo yagiye ikora ku Rwanda, akagaragaza n'ibimenyetso bihari. Ibihe byiza ku badukurikiye mwese hano ku Mbaraga Media TV. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya wo kwakira umutumirwa umwanya ni uwawe. Murakoze cyane, ndakeka hari bitakiri ngombwa ko nivuga kuko abantu bakurikira urubuga baranzi, ariko birashoboka ko haba hari n'abatanzi hari bagiye kureba iki kiganiro bwa mbere, nabanza nkabibwira. Ni nk'ibisanzwe rero, amazina banyita Muragijimana Edizo, nk'abandi umwe mu bakunze kunyuza ibiganiro kuri iyi channel yanyu ya Imbaraga Media TV, ndetse nkacisha na filimi njya nkina yitwa Inkomoko y'Urwango. Ubwo rero mwese abakurikira uru rubuga ndabashuhuje. Mwabyumvishe rero ko ari Muragijimana Edison, umutumirwa wacu musanzwe mumenyereye, ntabwo ari mushya kuri iyi televiziyo. Uyu munsi mutumirwa ukaba ugiye kutuganiriza ku ngingo wigeze gukomozaho ejo bundi, ivuga ngo icyo abanyarwanda bapfa, ndetse n'izindi ngingo zigiye zikurikiye. Umwanya ni uwawe, tubwire kuri iyo ngingo. Ndakeka iyo ngingo nayivuzeho ndi mu murongo w'ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu kituraje ishinga twese, aho navuze nti abanyarwanda hari icyo dusabwa. turasabwa gukora iyo bwabaga, tukareba ko igihugu cyacu dukwiye kugisigira ubwiza buruta ubwo twagisanganye, kuko burya umuntu wese agira periyode azamara kuri iyi si. Rero bisaba ngo twebwe abariho, abagize amahirwe yo kubaho, abo Imana yatoranije muri benshi, kuko abize ibijyanye na amasomo ajyanye na reproduction ibyo barabizi, abajyanye n'uburyo umuntu abaho. Turabizi yuko mu mugabo haba hakorewemo abantu benshi, ariko hakavukamo umwe wenyine. Twebwe rero abagize ayo mahirwe yo kuba turiho uyu munsi, ndareba ngasanga tuba dukwiriye gukora ibishoboka kugira ngo dusige isi ari nziza kuruta uko twayisanze, kuko uriho wese uyu munsi ni uko igihe kizagera aveho, agende. Aho turi aha ngaha uyu munsi hahoze abandi, igihe kizagera tuhave haze abandi. Burya rero tuba dusabwa buri munsi gukora ibishoboka kugira ngo aha hantu turi tuhasigare heza kuruta uko twasanze hameze, aho kuhasiga ari umwanda kuruta uko twahasanze ahubwo. Icyo rero nicyo navugaga ngo twebwe abanyarwanda, ubwo nabishingiye ku bintu njya mbona kuri Twitter z'abanyarwanda. Iyo ndebye umunyarwanda yapositinze ikintu kuri Twitter, nkabona ibisubizo abanyarwanda tumuhaye, nibaza niba abanyarwanda turi abantu bakunda igihugu koko nk'uko tubivuga, kuko mu masibo yacu tugiramo amasibo yitwa gukunda igihugu, yitwa indashyikirwa, yitwa ibiki. Nibaza urwo rukundo tuvuga mu kanwa niba turugira muri twe, umva biranshanze. Aho rero niho nababwiriye nti kuko ndibuka ku kibazo mwari mwambajijeho, twari turi mu kuganira kuri Minisitiri Bamporiki Edouard, aho nababwiye ni nkurikije ikintu yakoze, jyewe ngiye muri uwo murongo wo gukunda igihugu, nabonaga icyo kintu ari ubutwari kitavugwaho rumwe na benshi, kuko benshi bakigaya, ariko jyewe naravuze ngo niba iki kintu yaragitewe n'urukundo akunda igihugu, abamunenga bari bakwiye kumunenga bagerura bakamubabarira,
ariho navugiye ngo noneho natwe iyo urebye ubuheza nguni tugira mu Rwanda ubwabo bwa hariya n'ubwa hariya, abo bantu bose bariya berekeraga hariya na bariya berekeraga hariya wabahindukiza bakareba ko mama wa twese umugongo umugari uduhetse ari igihugu cyacu, buri wese ukora agaharanira kucyubaka no kugiteza imbere. Dufate urugero nk'abanyarwanda bari mu mahanga, baba bagiye ari impunzi, baba bagiye mu kazi, ariko buri wese uvuka i Rwanda ufite amaraso y'ubunyarwanda aramutse ahindukiye akumva ko ikimuraje ishinga ari uguteza imbere igihugu cye, niho nababwiraga ngo ntabwo byadusaba igihe kirenze imyaka 10, amaboko yacu yose, buri muntu wese witwa umunyarwanda amaboko ye yahindukije agakorera u Rwanda rwacu kuruteza imbere ntibyatugora. Aho murakoze cyane kandi ndi kumva ari byiza. Ubu ukaba ugiye kudufasha gusesengura, murabizi mu Rwanda ku itariki muri kuno kwezi turimo hagiye kuza inama ya CHOGM itariki 20 z'uko uradufatira, ugiye gufasha abanyarwanda bamwe mu babizi, wenda wongere ubibibutse abatabizi nabo ubafashirizemo. Ubundi CHOGM, iyo bavuze CHOGM ni iki? Numara kuduhuriza ibyo bintu byo kudusobanura CHOGM, utubwireho gatoya no ku bintu bijyanye hagati y'iyi mivurungano turi kumva iri gututumba hariya mu gice cy'iburengerazuba bw'u Rwanda, aho u Rwanda na Congo batari gucana uwaka, nabyo uradufasha kubisesengura. Muri make ni ibyo ngibyo. Murakoze. narumbajije kuri CHOGM. Nari nkubajije kuri CHOGM. CHOGM rero, iyi nama igiye kuba yiswe CHOGM. CHOGM ni ijambo rigoranye ndetse rimwe na rimwe usanga abantu benshi baryibazaho, ariko ndumva ari nacyo warumbajije uti CHOGM ni iki? CHOGM rero ni inama ihuza abakuru ba za guverinema mu bihugu bihuriye hamwe mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Ni inama ihuza abakuru ba za guverinema mu muryango w'ibihugu, sinzi niba ari ibihugu byose bikoresha ururimi rw'icyongereza, ariko ndumva ari uko nabigenekereza, kuko CHOGM ni igice kinini cyane gihuriyemo ibihugu 54. Ubu rero kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, ibihugu 54 byose bizaba biteraniye i Kigali mu nama y'abakuru ba za guverinema z'ibyo bihugu. Ahanini nk'uko mwabyumvise muri ako kajambo kabanza ka Commonwealth, bisa naho bishatse kuvuga imibereho myiza, ariko muri rusange. Abo bakuru b'izo za guverinoma rero baterana bashatse kuvuga ku mibereho myiza y'ibihugu byabo byahateraniye muri iyo nama. Wambaza uti ese iriya nama ije gufasha iki abanyarwanda, izaba itumariye iki? Iriya nama tuyifitemo inyungu nyinshi, ndetse nyinshi cyane, kuko buri muperezida umwe w'igihugu kimwe aho yagiye, niba azaherekezwa n'abantu 100, niba azaherekezwa n'abantu 200, hari uzaherekezwa n'abantu 1000, abo bantu bose bazaza barare iwacu mu Rwanda. Niba haje abaperezida 54, buri muperezida muha abantu 100 bazamuherekeza, urasanga turi kwakira abantu bagera mu bihumbi 54 ku munsi. Ba bantu 54 bazarara mu mahoteli y'iwacu mu Rwanda, bazarya ibiryo by'iwacu mu Rwanda, bazakirwa natwe abanyarwanda, bityo amafaranga bazadusigira muri ako gaperiyode gatoya bazamara aha ngaha, azaba ari amafaranga menshi ashobora kuba yakubaka nibura umuhanda w'ibirometero 10 cyangwa se 15. Kuri iyo ngingo y'amafaranga, uvuze amafaranga, kandi mu Rwanda urubyiruko rwinshi cyane ubu turi mu bintu twakwita ubushomeri, nubwo hashoma umuntu wigeze kugira akazi hanyuma akongera kakavaho, ariko twe twise abashomeri kubera ko nta n'akazi twigeze tugira.
nk'umuntu w'umushomeri mu Rwanda udafite ayo mahoteli, udafite aho ahurira n'ibyo bintu, we inama ya cogamo ni izihe nyungu yamusigira mu bijyanye n'amafaranga? ahubwo se ugira ngo si amahirwe ku bashomeri, kuko uyu munsi y'amahoteli yacu yakiraga abantu 30 ku munsi, yakoreshaga umukozi umwe. Ariko none iriya nama nubwo iratanga akazi k'igihe gito, ya hoteli igiye kwakira abantu 30,000, kuri wa mukozi umwe wakoragamo ntabwo arakomeza gukora ari umwe, barakoresha abakozi 10. Abashomeri 10 baraba bashomotse mu gihe gitoya cya ya nama izaba irimo. Ikindi, hari abantu bari abashomeri ariko bafite utuntu bashobora kudizayininga hariya, bashobora kuzajya gucuruza muri ya nama ya coga tukaba twagura. Ubu ni ukuvuga ngo hari utuntu abanyamahanga bazabona hano bakadukunda, abadukoraga bakaboneramo uburyo bwo kubona imirimo. Ubu ni ahacu kuri rwa rubyiruko nyine rwinshi rwashomaga, hari benshi muri urwo rubyiruko bagiye kubyungukiramo kandi bazabiboneramo inyungu nyinshi, n'ubundi nazo zizabateza imbere, ndetse hari abazahakura igishoro gifatika burundu bibe binarangiye babonye igishoro cyabo. None tukiri kuri iyo nama ya cogamo, inama ya cogamo igiye kuba mu kwa gatandatu ku itariki 20, ndi kumva ku itariki 20, kandi mu Rwanda, hagati y'u Rwanda na Kongo n'iki gihugu gituranye gituye mu burengerazuba, ntabwo umubano waho umeze neza. Ese nta mbogamizi hagati y'ibyo bihugu byombi, yaba u Rwanda rwaba rufite, bizatuma iyo nama ya cogamo wenda iba ikomwa mu nkokora? Imbogamizi ahari umuntu arebye hafi yavuga ngo zirahari, ariko nanone turebye kure, njyewe ndizera ko ntazihari. Ndabyizera nshingiye ku mateka, kuko nubwo hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda hari kuvugwa urunturuntu, ariko ndizera ntashidikanya ko nta bibazo birenze bihari byatuma inama idakomeza, kuko turi kumva Kongo yateye ibisasu 3 muri Kinigi, turi kumva Kongo yashimuse abasirikare b'u Rwanda ikajya kubafungira i Kinshasa, ndetse iteganya no kubohereza muri Angola. Turi kubona Kongo hari imyigaragambyo myinshi ishoboka y'abamagana u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Sinzi umukongomani umwe naraye numvise, namukurikiye kuri radiyo RFI, avuga ngo twebwe abakongomani ntacyo dupfa n'Abanyarwanda, umuntu wenyine twanga ni Kagame. Kagame aratuzengereje, aratubangamiye. Kibaza se uyu mukongomani ubundi kuki yanga Kagame? Kagame na Kongo bihuriye he? Kagame ko ari perezida w'u Rwanda, ubundi kumva umukongomani avuga ngo aranga Kagame bisobanuye iki? Ariko wareba ugasanga biravugwa ko nubwo M23 iri kurwana na leta ya Kongo FARDC n'ingabo za Kongo, ariko harimo ingabo za MONUSCO ndetse hakabamo na FDLR. Ibyo nabyo biravugwa. Rero ndajya mu nguni ebyiri kuri icyo kibazo warumbajije, avuga ngo nimba umutekano mukeya hariya watewe na Kongo ubwayo, cyangwa se watewe n'ibitero bya M23 muri Kongo, uko biri kose ibyo ntacyo bizadutwara, ntabwo bizaduhungabanyiriza umutekano. Inama ya cogamo izagenda neza, kandi ibibazo dufitanye nabo ari abavandimwe, kubikemura ntabwo bizagorana. Ariko birashoboka ko ibibazo biri hariya byaba bifite umuzi ukomeye, harimo ubwumvikane hagati ya Tshisekedi na FDLR. Bibaye ari uko bimeze, habaye harimo imishyikirano yihisha ukuntu hagati ya FDLR na guverinoma ya Kinshasa, twaba dufite ikibazo.
ndetse pe ku buryo twanakwitega ko bari abantu bashobora kuba barogoya ibirori byacu, ndabyita ibirori byacu byo kwakira Cogamu bikaba byagenda nabi, ugasanga bashatse kudutobera. Ubwo rero reka twizere ko atari uko bimeze, reka twizere ko yenda ahari ari umujinya wa M23 bateye abazahirwa kutwivumburaho, ariko bikaba ari ibintu isaha n'isaha bishobora kuba byakemuka. Hari ibibazo tuvugaho mu isesengura ryacu ko tubona ibintu, ariko nanone kubona igisubizo cyuzuye bikaba byagorana, kuko ntawamenya ngo kuki aba bantu batekereje ku mutekano muke ari uko iyi nama twari dutegereje igihe kirekire yagiye isubikwa kenshi, noneho igihe cyageze ngo ibe yaba. Sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ibiganiro bibiri numvise ejo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda aho yahaye ikiganiro itangazamakuru ababwira kuri uyu mubano muke uri hagati y'ibihugu byacu byombi, aho yasobanuye ubushotoranyi Kongo yagiye ikora ku Rwanda, akagaragaza n'ibimenyetso bihari. Mu bibazo bihari uyu munsi yagaragaje nk'ibisasu byatewe mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, yongera kugaragaza ibisasu biherutse guterwa mu Kinigi muri uku kwezi kwa gatanu turangije, noneho agaragaza na bariya abasirikare b'u Rwanda bashimuswe. Akavuga ati ese none ko tubona Kongo ikomeje kudushotora, tukaba tuyisaba ngo iduhe ibisobanuro, cyangwa se niba yumva yiyegisikiza ku byabaye ari impanuka ibitubwire tumenye uko tubikemura, bakaba batabikemura barashaka ko tubigenza dute? Mbese tuzarebera badukandagire? Ntibishoboka. Sibyo? Kuko u Rwanda nubwo twiteguye inama ya Cogamu, ariko ntabwo twakwemera ngo Kongo ize itwogereho uburimiro. Uko biri kose ubushotoranyi nibukomeza, afazari ubwo nyine tuzafata umwanzuro tumanuke, nta kundi byagenda. Ariko turizera, njyewe mu cyizere cyanjye nizera ko bitazagera aho ngaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo mu kiganiro yatanze kuri RFI, hari yenda ndaza kukikumvishaho, bamubazaga uko ikibazo gihagaze. Umunyamakuru wa RFI yamubajije ibibazo 4. Aramubaza ati Kisege amaze gutorwa muri 2019, byasaga nkaho umubano w'u Rwanda na Kongo wari umaze igihe kirekire utari mwiza, noneho ahari utangiye kugenda neza ku buryo twabonaga imigenderanire myiza hagati ya Tshisekedi na His Excellency Paul Kagame. Ati none byagenze biti? Arasubiza ati ntabwo mbizi, ntabwo nzi uko byagenze, kuko icyabiteye icyabyishe ntabwo nanjye nakimenya. None se ubu murabona biragenda bite? Atumva rero, niba u Rwanda rwaje gusagata ubutaka iwacu, niba bwaje kwiba umutungo kamere, niba se ari ukurwanya FDLR nk'uko babivuga, we yahakanaga ko nta na FDLR ziri iwabo muri Kongo, ahubwo agahamya yuko M23 n'ubundi ari u Rwanda, utabasha kubitandukanya. Akavuga ati rero twebwe nka Kongo, niba u Rwanda rwumva ko rugarutse gusahura umutungo kamere wacu, turahagaze, turiteguye, turarwanya twivuye inyuma, kuko ntabwo twakwemera ko bongera kuvogera ubusugire bw'igihugu cyacu. Aho rero niho ahubwo numvise ihurizo, ngize mu ihurizo rero nyine nkavuga ngo reka tugire icyizere ko ibihugu byombi bigiye gutekereza icyakorwa, kuko nka Kongo iravuga ko hari amasezerano bahuje yabereye muri Kenya, ndetse bizeye ibyo perezida wa Angola ari gukora kugira ngo abe yabahuza. Reka twizere ko biraza kugenda neza, ibihugu bikaganira, intambara erega buriya
ngo intambara, nubwo abantu duhurira mu ntambara, ariko intambara yubaka ibingana iki pari raporo y'ibyisenya ku banyamahanga. Uzareba intambara zacu hano muri Afurika, nk'intambara hagati y'u Rwanda na Kongo, sinzi ko yubakira abanyarwanda, sinzi ko hari icyo yubakira abakongomani, abantu yubakira bonyine urabazi, ni abacuruza intwaro bose ngabo. Ubwo rero n'ubundi n'iyi ntambara y'u Rwanda na Kongo abantu bari kubonesha amaso yabo, njyewe ndabizeza ngo ntayihari, kuko yakabaye ihari. Icyakora kavuga kandi kantu kamwe, buriya mu bakirisitu habamo ikintu kivugwa ngo inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Reka nkubwire, nimba inyamaswa n'umuzindaro wayo hari uruhande bahengamiyemo muri isi, iriya ntambara irahari, sibyo? Inyamaswa n'umuzindaro wayo babaye hari uruhande babogamiyemo, badashaka ko cogama ibera mu Rwanda, bakagira aho babogamira, kuko ikigaragara cyo ntibabogamira ku Rwanda ngo u Rwanda ruburizemo inama ya cogama, kuko u Rwanda kuri uyu munsi nta bushotoranyi rufite kuri Kongo habe na bukeya, sibyo? Ubushotoranyi buri kuri Kongo, niba inyamaswa n'umuzindaro wayo bagiye muri Kongo bakayibwira bati ngaho nimugende mubabuze umutekano tubari inyuma, wahajya kubona ukabona umutekano barawutubujije da. Hari igihugu kimwe kigize umuyobozi w'iyi si, hanyuma kikagira na mikoro yacyo yiyise UN. Ibyo bintu biratuzengereje, bizengereje isi. Njya nsaba Imana ngo Imana izadufashe, ifashe abanyarwanda, ifashe isi kubona ibyo bintu. Njya nsabira UN gusenyuka ikazavaho, kuko irambiye abantu, ifata ingamba za fake, yishe isi aho kugira ngo yikize. Murakoze cyane umutumirwa Muragijimana Edison, ubutumire bwo nakagaruka.